Babandimwe TV mubisanga hano urukundo ruturanga duswa n'ukuri. Babandimwe TV ni urumuri rwacu twese turi hamwe tumeze nk'umuryango. Nongeye kubasuhuza nanone nk'uko bisanzwe ahangaha iyo tuje n'ubundi tuba tuje kwiga nk'uko bisanzwe. Nongeye kubahereza ikaze abantu bashyashya mutubonye bwa mbere. Ahangaha kuri iyi channel y'Abavandimwe TV twigiraho indimi zitandukanye, twigiraho ururimi rw'Ikigande ndetse n'ibintu byinshi twigira kuri iyi channel. Nimba rero tubonye bwa mbere ahangaha kuri iyi channel, ikintu tugusaba no gukora subscribe kugira ngo ube wiyandikishije mu banyeshuri bacu. Ese wigeze ujya mu isoko ukabura ikintu wavuga cyangwa se ukabura amagambo wavuga kugira ngo ube wabasha guhaha mu rurimi rw'Ikigande? Niba ibi bintu byarigeze kukubaho, uyu munsi ndagusabye ngo untege amatwi urebe iyi video kugeza aho iri burangirire, uraba umaze kumenya uburyo nawe wahahamo mu rurimi rw'Ikigande. Ni buryo ki nawe wakwihahira maze ukabivuga nk'umugande, maze ukavugana n'umucuruzi ukaba nawe wahaha. Uyu munsi rero tugiye kwiga amagambo 5 ashobora kugufasha mu buryo waba ugiye guhahamo. Aya magambo 5 ashobora kugufasha uramutse ugiye guhaha cyangwa se hari ibintu ugiye kugura. Ubwo rero ikintu tugusaba no gukanda hahandi twakubwiye kuri subscribe, maze iri somo kaza kurikurikirana niba utubonye bwa mbere. Ngira ngo urangije kubikora. Reka rero twikomereze n'isomo ryacu ry'uyu munsi. Ni buryo ki waganiriza umuntu cyangwa se wavugisha umuntu mu gihe ugiye guhaha. Ikintu nakubwiye ngo mbere na mbere ukira mu kugera ku muntu runaka hano i Bugande, uramutse ugeze ku muntu ari bwo bwa mbere ukimugera imbere, utaramusuhuza nubwo utamusuhuza, ariko iri jambo ntukaryibagirwe: Jebareko, Jebareko sebo, Jebareko nyabo, Jebareko sebo, Jebareko nyabo. Iri jambo ni ijambo ribanza kuguperezanta imbere yiwe mbere y'uko ugira ikindi kintu umubwira. Iyo umubwiye jebare uba ubaye nk'umuntu umushuhuje. Jebare, iri jambo ni ukubera iki dukunze kurikoresha? Nuko turifata nko gusuhuza cyangwa se kuramukanya, nk'uko umuntu yaza akakubwira ati jambo, ukamusubiza nk'uko bisanzwe, cyangwa se ti wakoze. Jebare, iri jambo rikunze gukora umwanya munini, rigira ikintu kinini rihita rigufasha gukura attention y'uriya muntu, akagarura ibitekerezo kuri wowe. Ubwo rero ugeze ku muntu uhise umubwira ngo Jebareko sebo niba ari umugabo, Jebareko nyabo niba ari umugore, Jebareko sebo. Iyo urangije kumubwira aya magambo uhita ukurikizaho ikintu waje gukora. Waje kugura imyembe. Niba uje kugura imyembe urabaza ati emyembe jameka, emyembe jameka, emyembe jameka. Imyembe ni yangahe? Emyembe jameka, emyembe jameka. Imyembe ni yangahe? Kabiri, mburira omuwendo ogw'omucere. Mburira omuwendo ogw'omucere. Mburira omuwendo ogw'omucere. Mbwira ibiciro by'umuceri. Mbwira ibiciro by'umuceri. Mburira omuwendo ogw'omucere. Mbwira ibiciro by'umuceri. Twiruke tugere kuri namba ya 3 cyangwa nomero ya 3. Okuwanyisa esente. Okuwanyisa esente. Okuwanyisa esente, kuvunjisha amafaranga. Ibi bintu nabyo tukunze kubikora mu gihe tugiye mu isoko. Mwenda okuwanyisa
esente, ngenda okuwanyisa sente, ngiye kuvunjisha amafaranga, ngenda kuwanyisa sente, ngenda okuwanyisa sente, ngiye kuvunjisha amafaranga. Aya magambo, ibi bintu nabyo biba bikenewe. Twirukanke cyane tugere kuri nomero ya 4. Mpa obukutiya busatu. Mpa obukutiya busatu. Dusubiremo buhoro. Mpa obukutiya busatu. Impa ubufuka butatu, cyangwa se namwe mubwita ubudeyi, impa ubudeyi butatu. Mpa ubufuka butatu. Mpa obukutiya busatu. Mpa obukutiya busatu. Mpa obukutiya busatu. Impa ubufuka butatu. Reka twiruke cyane tugere kuri nomero ya 5, kuko nakubwiye ngo aya ni amagambo 5 ashobora kugufasha mu buryo bwo guhaha ikintu runaka. Nomero 5. Njagala sukari kilo 2. Njagala sukari kilo 2. Njagala sukari kilo 2. Ndashaka isukari ibiro 2. Ndashaka isukari ibiro 2. Njagala sukari kilo 2. N'ayo magambo twari twaguteguriye kuri uyu munsi rero, kugira ngo aya magambo azagufashe mu buryo bwo guhaha. Iyi ni episode ya mbere rero. Twaguteguriye episode 5 z'uburyo ki ushobora kuganiriza umuntu, waba uri umucuruzi cyangwa se nawe urimo kugura cyangwa se urimo guhaha. Izi episode uko ari 5 ntizizagucike. Uzakurikirana ayo mavideo kugeza uyarangije, uzaba wamaze kumenya ni buryo ki wahaha, ni buryo ki waganiriza umukiriya, ni buryo ki nawe wagurisha, cyangwa se ni buryo ki wagura ikintu uramutse ugikeneye. Ni njyewe rero dukunze kwigana n'ubundi buri munsi, ni njye Deo MC, n'ubundi ni njye twigana nk'uko bisanzwe. Ubwo rero abantu mwakurikiranye ino video kuva aho twatangiriye kugeza aho tuyirangirije, Imana ikomeze kubampera umugisha kandi ikomeze kubana namwe, ikomeze kubarinda. Abantu mwakoze subscribe, abantu mwakoze like, abantu mwatanze comment. Reka tuzahurire mu yindi episode ya 2 mwongera nkubwira ibindi bintu n'uburyo waganirizamo umuntu nk'umucuruzi, uburyo mwavugana urimo ugura ibindi bintu. Reka tuzahurire mu yindi video y'ubutaha. Imana ikomeze kubana namwe. Bye bye.